ingaruka zirimo cyane nk'abo ngabo baba basenga bakajya mu bindi bintu bibi, cyane cyane ikintu kiriho cyane ni ubusambanyi. Rero iyo wasambanye kandi usenga uba witera umwaku, kubera yuko usaruramo ibintu bibi. akenshi numva n'ubuhamya bwinshi abantu babutanga bavuga bati njye nari umusilamu mpindutse bigenda gutya, nari umukristo bigenda gutya. Ibyo bintu ni ibintu bibabaje cyane, nkeka ko ari naho igitekerezo cyo gukora filime cyavuye. Rero iyi filime ije gusaba abantu, ije no kwigisha, gusaba abantu kubaha abandi. Niba runaka yarahise abakunzi ba Karosi TV turabasuje mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana nabane namwe. Turashima Imana nanone kandi ko yakoze imirimo n'ibitangaza, turayishimiye nishimwe. Nawe turagusuje kandi ukurikira ibiganiro ndetse n'iby'ijambo ry'Imana ndetse n'amasengesho menshi tujya twumva cyangwa tujya dusengera kuri iyi televiziyo. Turabashimiye rero tukwibutsa gukora subscribe kugira ngo ukurikirane byinshi Imana iba yaduhaye kugira ngo dutange. Uyu munsi murabona kuri kamera abantu bari imbere yanyu ni abakobwa bashima Imana, murababona. Aba bakobwa rero ndagira ngo babibwire namwe mubashe kubamenya. Murabona uri hano hepfo yitwa nde? Reka tumubaze izina uko yitwa. Witwa nde? murakoze, nitwa Dusenge Shema Aline, hanyuma akabyiniriro ngira ni Fiyete. Shema, numvise amazina angahe? Ni 3 n'akabyiniro ka 4. Uvuga ngo ufite amazina ane. Dusenge Shema Aline. Dusenge bisobanura iki? Dusenge nyine bisobanura gusenga. Bisobanura gusenga. Naho Aline Aline ni izina risanzwe, ntabwo papa yigeze ambwira icyo bisobanura. naho Shema Shema papa yambwiye ko yarikuye kuri nyogokuru, ko nyogokuru yitwa Mukashema. Papa rero yambwiye ko yabikuye kuri nyogokuru kubera ko yashaka ko iryo zina ritazacika mu muryango, ahita arihina nyita Shema. none Shema, ko bishoboka yuko uri umwana muri bamwe babuze? Babuze gute? Impamvu ni uko umuntu witwa Shema baba bamubyaye kugira ngo abe ishema cyangwa aheshe ishema umuryango. Ibyo byo ni byo, iyo umubyeyi ahisemo kukwita Shema aba agira ngo uzahesha ababyeyi ishema n'umuryango. Ariko ntabwo njye nabuze, ko ndi umwana wa 2 mu bana 7, urumva ko ntabuze. Shema, uri muntu ki? Shema ni umukobwa w'umukristo. Yego. Imana ishimwe. Bo, mwabonye rero undi uri hano nanone, umukobwa muramuzi, ushize twigeze kugirana ikiganiro ndetse ari kumwe n'undi mukobwa. Murabizi ko twagiranye ikiganiro kiryoshye cyane, nawe ndagira ngo atwibwire. Murakoze cyane, amazina ni Cyarasheli. Amazina yitwa Cyarasheli. Kabega ni izina ki? Risobanura iki? Kabega ni papa warinye se, ariko yagendeye ku bwoko bwabo, bakundi twumva ngo ubwoko bwabo bwitwa Abega, Abasinga, niho yarikuye rero anyita Kabega. Bivuga ngo ni umwega. Yego. Imana ishimwe. Bo, icyiza ni uko wabaye ubwoko bw'Imana. Ntabwo nkiri umwega ahubwo ndi umwana w'Imana. Naho Rasheli risobanura iki? Rasheli ryo
ntabwo ndizi ibisobanuro byinshi cyane ariko numva bavuga ngo ni izina ryo mu batambyi. kandi rasheli ngo yigeze kubyara abyara nk'abandi ariko ngo abana be banga gukura baza kwicanwa no mu gihe cya Yesu ngo Herode azana abo kubiciramo ngo nuko rasheli ngo ararira yanga guhozwa. ngo rasheli we yanga guhozwa ntabwo ari we. okay, Imana rero ishimwe. Mwababonye rasheli uri umudamu aya ntabwo ndi umudamu, ndacyari umukobwa. rasheli ni umukobwa. rasheli upanga kubaka ryari? oya ibyo ntabwo mbizi, ni Imana ibizi. rasheli ni Imana ibizi ariko n'umuntu aba abipanga. wenda tugendeye ku myaka mfite igihe cyo kubaka cyo cyarageze, ariko bitewe n'ibyo umuntu aba abona nyine n'intego umuntu yihaye ntabwo ari nonaha. rasheli arapanga kubaka n'umusore umeze ute? iryo ni ibanga. hari umuntu ukurikiye ikiganiro kiryoshye ashaka kumenya ngo rasheli kandi wenda akeneye umukunzi nka rasheli, ntutubwire amabanga ya yose ariko utubwire ngo wenda rasheli akeneye kubaka n'umusore mu miterere cyangwa mu miterere. arabona ko ngiye ndirabura nshaka ikinyuranye nyine inzobe. rasheli yashaka inzobe. rero wa musore we ushaka umukunzi, rasheli ni umwana mwiza, uzabaza izina nta kibazo. rasheli hari ukibonye ahita ashaka kukubaza izina, azaba afite iki? arasabwa kuba yujuje iki kugira ngo aze gutereta rasheli? cyambere azaba yubaha Imana kandi akijijwe, akunda abantu, ikindi afite ku mufuka. afite ku mufuka. afite ku mufuka bivuga ngo umuntu udafite ku mufuka ntago yagushaka. byaterwa nanone. cyambere agomba kuba yubaha Imana, kabiri agomba kuba afite ku mufuka. wa musore we rero wayakoreye ukayarunda, urumva ko ni karibu kwa rasheli. rasheli uyu musore araje kandi azaza, mbega ko hari abasore benshi aba yanayafite ashaka kugira ngo yirire, mbega aze ari umuntu udafite urukundo ariko ushaka kugira ngo mwirire ambiyasi. biba bimeze gute? urumva uwo musore yabaje ate? ubundi uwo nguwo uvuze iyo aje no mu miganirire yiwe mu mvugo uhita umumenya. shema, umusore uzagushaka cyangwa wifuza ni musore ki? njyewe nkunda abasore bakuru, ari mukuru mu bitekerezo ari na mukuru mu myaka ariko adashaje, nyine ni mukuru, ntabwo mvuze gusaza, mvuze kuba mukuru. hari umuntu uhise wibaza ukuze, wahoraga nibaza ati se nzashaka umukobwa mukuye he? bitewe n'imyaka yaramucitse iramusiga. imyaka wumva utarengaho wenda watangiriraho ni nk'ingahe? kubera ko aha turi ni imbere ya kamera kandi iki kiganiro kizakurikirwa n'abantu benshi cyane. hari abari muri Amerika, hari abari mu Burayi, hari abari impande zose, hari n'abari no mu Rwanda, hari n'abari Uganda, abari Tanzania na za Kenya n'ahandi. njyewe nibura afite imyaka hagati ya 28 kugera muri 31.
aba ngaba akiri umwana, nanjye nashatse mfite 27 n'itandatu, ni hagati n'itandatu, mba se naburagaho ibiri. umwana Okay, ni ukuvuga ngo Shema, igihe wumva umusore nako umukobwa aba akuze, aba afite imyaka ingahe? abakobwa ntabwo dukurira ku myaka. uri umukobwa hari n'igihe aba afite imyaka 18, ariko wamureba bitewe n'uko yakuze, bitewe n'aho yarerewe n'uko yarezwe, ukabona umukobwa ni mukuru, yakubaka n'urugo. rero abakobwa ntabwo bigendera ku myaka, upfa kuba wujuje imyaka leta isaba kugira ngo ushake, ariko imyaka yose umukobwa uba afite ushobora kumureba bitewe n'aho yakuriye n'uko yakuze, ukabona nyine ni mukuru. Shema, wumva warakuze? Yego, Warakuze. narakoze. Shema, ikigaragaza ko umukobwa yakuze ni iki? Umukobwa ikigaragaza ko yakuze, ngewe ku giti cyanjye, ibitekerezo bye, imvugo ye, mbese ushobora kureba umukobwa mutaravugana ukavuga uti ni mukuru, ndabyemera ushobora kuba wamwibeshyeho, ariko iyo muganiriye uhita uvuga uti uyu mukobwa yarakuze koko. Shema, nk'umuntu uheshejemo umuryango witegure iki kugira ngo kizaseruka kikaza imiryango yose igaterana? Umuryango wanjye mbahishiye byinshi cyane. Icya mbere ndabizi kinezeza ababyeyi ni ukubona umubyeyi yicaye hariya ashagawe, mbese abantu bose bakoma amashyi bavuga bati warareze. Icyo ni icya mbere, bakitegure. Ikindi, mana yanjye, nkunda umuryango wanjye cyane. Umuryango wanjye ndawukunda ku buryo intambwe yose natera mba numva ntabasigaho n'intambwe n'imwe. Intambwe natera twagenda duterana intambwe. Ubwo rero naba nzamutse hejuru, naba uko nzagenda nzamuka kose, umuryango wanjye tuzaba turi kumwe. Shema, muri ya myaka ye 30 agomba kuba yujuje iki? Asabwa iki kugira ngo ashake Shema? Agomba kuba afite ibitekerezo byo kubaka urugo. Ikindi, agomba kuba yubaha Imana. Ikindi, ankunda, kuko ibindi byose ashobora kuba byujuje, ariko atankunda. Ankunda, hanyuma nanjye nkamukunda, kuko icyo gihe nibwo tuzubaka urugo, ibintu bikagenda neza, dukundana tunubahana. Ari umukene umwe uba muri ruhurura wamwemera, ariko yujuje ibyo vuze? ubukene njye ku bwanjye nemera ko ari ikintu gishobora kuza ariko kikagenda. Ku muntu wubaha Imana rero aribyo navuze, ntabwo nemera ko ashobora kuba umukene akazarinda arangiza ubuzima bwe bwose ari umukene, kuko natwe turasenga, hari uburyo tujya gusenga Imana ikubwira ngo nzakugirira neza, nzakugirira gutya, kandi tujya tubyizera Imana ikanabikora. Shema, wabuze umuntu uzashaka? Ndamuzi. Shema aramuzi. Shema, waba warabonye umukunzi? Ndamufite. Yamaze gutera ive? Dufitanye gahunda. Murabyumva rero, Shema yavuye mu kibuga, Imana ishimwe. Twagiye Rasheli, nubwo tukubona gutya, ariko ejo bundi naje mbasanga hari muri repetition cyangwa se muri kwitoza. Mwarimo mwitoza mu biki? twari turimo twitoza filime. Iyo filime yitwa Amagorane y'inzira. Shema, nasanze uri umunyamahane muri iyo filime. Ayo magorane y'inzira, iyo filime isobanura iki? Filime Amagorane y'inzira ishatse gusobanura urugendo rw'umukristo avuye inyuma, ndavuga
mu byaha yari arimo cyangwa se avuye ahantu hamwe agiye ahandi. Harimo inkuru y'umukobwa wari umuyisilamu hanyuma aza guhamagarwa n'Imana cyangwa se na Yesu. Hanyuma iyi filime iragaragaza urugendo rwe, uko rwagenze, uko bamutoteje, uko yagiye ahura n'ibigeragezo ndetse n'uko Imana yagiye imufasha agatsinda. Iyo filime rero ishatse kwigisha ko umuntu wemeye gukurikira Yesu nk'umwami n'umukiza, igihe gishobora kugera aho ahura n'ibigeragezo nibyo, ariko igihe gishobora kugera Imana nawe ikamugirira neza. Shema, nibyo koko uyu muntu avuye mu byaha ariko ari umuyisilamu. Kugira ngo ahamagarwe yitabire umuhamagaro, iryo jwi ryamuhamagaye ryari rimeze rite? Yahamagawe mu bisanzwe, mu bigaragara yahamagawe na Yesu. Yumva ijwi riramuhamagara, riramubwira ngo rirashaka ko amukorera. Hanyuma yabanje kubipinga, ariko nyuma yaho rikomeza kumuhata. Rikomeje kumuhata nawe umutima we biza kugera umwuka wera arabimwemeza, hanyuma aremera, arahinduka, yemera kuba umukristo, yemera gukurikira inzira y'agakiza. Rasheli, uwo mukobwa ninde? uwo mukobwa ni njyewe. Urabikwiriye rwose. None se iyo filime, nkawe uhagarariye filime kandi ukazaba uzanyura muri ibyo byinshi nabonye byinshi bikomeye, uzabasha kubyihanganira? Ntabwo byabura, nzabyihanganira kubera ko bizaba birimo gutanga inyigisho ku bantu benshi. Rasheli, kugira ngo iki gitekerezo cyo kugira ngo iyi filime ikinwe cyangwa se ube wayihagararira, wumvise byafasha iki sosiyete nyarwanda cyangwa se urubyiruko n'ababyeyi n'abasaza n'umuntu wese uzakurikira iyi filime, wumvise byabafasha iki? Ifite abantu benshi izafasha ku mpande zombi, ari abagabo, ari abakobwa, ari abasore, urubyiruko muri rusange n'ababyeyi muri rusange. Ababyeyi harimo abatemera umwanzuro w'abana babo, ariko nyamara bagatuma abana babo bahura n'ibigeragezo kandi bitari bikwiye. Ikindi harimo inyigisho ku madini. ADPR, twarebye ku mpande ebyiri kuri ADPR ku bayisilamu. Abayisilamu harimo, tuzi yuko abayisilamu nta nzoga banywa, ariko harimo aho bagaragara barimo kunywa inzoga. Aho ngaho ni inyigisho y'uko bagomba kubaha idini ryabo bagakora icyo ribasaba. Muri ADPR naho harimo abiyoberanya, turabizi, no muri filime rero birimo. Turashaka kwereka abo ngabo biyoberanya yuko atari byiza. Rasheli, nk'umuntu ukina filime ugaragaza ko abo bantu barimo babi banywa inzoga banasenga, nta ngaruka? Ingaruka zirimo cyane, nk'abo ngabo baba basenga bakajya mu bindi bintu bibi. Cyane cyane ikintu kiriho cyane ni ubusambanyi. Rero iyo wasambanye kandi usenga uba witera umwaku, kubera yuko usaruramo ibintu bibi, ukarwara sida, ugasanga utwaye inda wari urubyiruko, ukabura aho uyijyana, ugasanga ubayeho nabi. Shema, muri filime bakwita nde? Muri filime banyita Afisa. Afisa. Abantu barimo bareba iki kiganiro barimo baravuga ngo Afisa muri iyo filime ni iki azafasha sosiyete nyarwanda? Afisa ikintu aje gufasha sosiyete nyarwanda, aje kwerekana ko abantu bagomba kuba, umuntu agomba kubaha amahitamo y'undi. Niba njye mpisemo gukurikira idini runaka, abavandimwe banjye, ababyeyi banjye, inshuti nibabyubahe, ubwo nyine niyo mahitamo yanjye. Niba mfite umuvandimwe cyangwa mfite undi muntu ku ruhande,
ntago nkwiye kumwicaho ngo nuko yabaye umuntu runaka cyangwa yabaye undi wundi. Dukwiye kubahana uko twaba tumeze kose, buri wese akubaha mugenzi we, tukamenya ko turi ibiremwa by'Imana. Kuko ntanze nk'urugero muri filime haraho nkina ndimo ndatoteza murumuna wanjye, rero ntago bikwiye. Impamvu ndimo ndamutoteza njyewe nuko naramuprofise kwanza, naramuprofise kuko baramukundaga, njyewe nkabona ntibanyitayeho. Ariko ibyo ntago bikwiye muri sosiyete nyarwanda. Dukwiye kuba inyangamugayo, dukwiye kwiga kuba inyangamugayo, dukwiye kwiga kubahana, buri wese akubaha mugenzi we, utitaye ngo yahisemo iki, utitaye ngo ni iki, tukubahana. Ni nabyo Imana burya idusaba. Shema, nkawe nka afisa ni izina nkeka ry'abayisilamu, kandi ukazaba ukina ubwira abo bantu, werekana ko abo bakobwa wenda baporofise kuba umwe muri bo yahindura, ariko ntahite akundwa n'umuryango wowe, rwa rukundo rukakwigarurira, ukaba ariwo rwigarura rw'ababyeyi. Mbega wakira ute uyu muntu uhura n'izo ntambara nk'uko ugerageza mukuru wawe? Mu buzima busanzwe ngenda umuntu ugira impuhwe cyane cyane ku bintu by'amahitamo. Njya mbibona kenshi, numva n'ubuhamya bwinshi abantu babutanga bavuga bati njye nari umusilamu mpindutse bigenda gutya, nari umukristo bigenda gutya. Ibyo bintu ni ibintu bibabaje cyane. Nkeka ko ari naho igitekerezo cyo gukora filime cyavuye. Rero iyi filime ije gusaba abantu, ije no kwigisha, gusaba abantu kubaha abandi. Niba runaka yarahisemo iyi nzira, hari impamvu yayihisemo. Ntago rero twese twabaho kimwe. Niba ahisemo nawe siwe, uko ukurikije ukuntu murumuna wanjye yahamagawe muri filime, nawe nta ruhare yari abifitemo, kuko yanandushaga gusari, niko nabyita. We yarabyubahirizaga cyane kundusha, ariko nawe yahamagawe mu buryo atarateganyije. Rero twubaha abandi, twubahane, ibintu byose birashoboka mu buzima. Sheri, naje kubonamo role ufatwa n'uwakoreraga ku ngufu, ariko yanaryoheye, inanyigisha byinshi, mbona izigisha benshi. Nk'umuntu ufatwa ku ngufu, wabwira iki ababyeyi bameze nk'abo bafata abana nk'uko ufashwe muri iyo filime? icyo nabwira abo babyeyi, abo bana baba baraje kuba mu ngo zabo, nabo baba ari abantu, ntabwo ari ibikinisho byo gukiniraho. Uko biri kose aba afite intego yihaye mu buzima bwe. Nimba ugiye kumufata uba umwangirije ubuzima. Nibahindure rero, nimba hari n'abari bafite icyo gitekerezo, bumve yuko umuntu wese ari nk'umuntu, buri wese aba akeneye ubuzima bwiza, ntabwo ari bo baba babishatse kuba mu ngo z'abandi. Kandi nasanze iso wawe cyangwa se papa wawe arimo agutoteza bibabaje, kandi yaragukundaga. Rasheli, ni iki wabwira abana barimo batotezwa? Wenda turabakangurira ko mbere y'uko adusubiza, turabakangura ko iyo filimi iri mu nzira rwose, iraryoshye, uwo ari we wese yayikurikira. Rasheli, wabwira iki ababyeyi batoteza abana babo? Twabyumvise ko mwarimo mukangurira ababyeyi kwemera ubushake bw'aho mahitamo y'umwana. Ni iki wabwira aba babyeyi batoteza abana babo ku bw'idini cyangwa se itorero muri rusange? Buriya rero umwana umurera akiri mutoya, ntabwo ubuzi icyo azaba cyo imbere. Nimba rero icyo kibaye, nicyo nyine agomba kuba cyo. Mwihorere, ubwo nibwo buzima bwe. Wenda ubona agiye mu bibi byamugiraho ingaruka ku buzima bwe, wamucyaha, ariko ndahamya neza yuko mu gukizwa atari ubuzima bubi. Wenda habaho n'ibindi bitandukanye atari ugukizwa, akaba ari amahitamo y'umwana.
nibabareke basi babareberere mu bibi byabagiraho ingaruka ariko bageraho bagarukira nabo. Shema, urakumbuza iki aba bantu ko tugiye gusoza iki kiganiro? Urakumbuza iki mu byiza murimo gutegurira aba bantu? Kuko filimi nanjye ndayikunda cyane, iyo ifite inyigisho nk'izo nabonye muri filimi muri gutegura. Urabwira iki aba bantu? Urabakumbuza iki? bantu mukurikiye Karosi TV, ndabakumbuza kureba iyi filime yitwa Amagorane y'inzira, mugakora subscribe, mugakanda share, ubundi mukirebera n'ibice bizajya bigenda bikurikira, tuzajya tugenda tubibagezaho. Kuko iyi ni filime nziza cyane, iyi ni filime irimo amaraso mashya, iyi ni filime irimo ibintu byinshi yigisha ku buzima bwa gikristo, urugendo rwa gikristo. Rero ndabakumbuza kandi mbasaba kugira ngo muzakurikirane iyi filime, mukore subscribe cyane muri benshi, ndetse munakore share muri benshi, kugira ngo ubu butumwa mu busangize abantu benshi babashe kwiyumvira ndetse no kwiga ku bw'iyi filime. Murakoze. Rachel, aba bantu urababwira iki nk'umuntu ugiye kuba uzaba uhagarariye aba bantu bahura n'ibibazo muri rusange bazakurikira iyi filime? Njyewe ikintu nabasaba rero ni ukuyikurikirana kuko irimo inyigisho nyinshi, haba ku ruhande rw'urubyiruko, haba ku babyeyi. Ndabasaba kuyikurikirana, harimo abizakura mu byaha, hari aho igera nyuma Nadia yarasubijwe. Rero nubwo hariho kuba mu buzima bubi, ariko hari ibyiringiro y'uko ubuzima bubi buhinduka. Nibayikurikirane rero, hari aho izabakura, hari n'aho izabageza. Harimo ubutumwa bwinshi. Yesu rero abahe umugisha. Shema, ngaho usezera aba bantu. Murakoze cyane, ndashimira umuyobozi, ndashimira namwe badukurikiye mwese. Imana ibaho umugisha. Murakoze. Rachel, nawe usezera aba bantu. Murakoze. Imana ibaho umugisha kudukurikira. Imana ibaho umugisha. Rero babahishiye byinshi, ni nk'ibahasha cyangwa se envelope irimo urupapuro rubitse utarasoma ngo umenye byinshi. Ubwo rero turabakumbuza kugira ngo muyitegereze, irasohotse vuba byihuse. Tuzabagaruka tubatangariza aho cano izasohokera, ariko turabibutsa ko ari kuri Kanani TV, muzabonayo iyo filime. Imana ibaha umugisha rero mu izina rya Yesu Kristo. Ciao.